kuki muri abagome koko bande ntabwo namuvuga mu izina Sabius na wa mugabo usa nk'inkono nukubera iki bafashe umuntu bita gafaranga bakahita bamukatira iminsi 30 kandi witwa Neti Murava arakomeje kudahwema kuvuga yuko wiwe yagize gute yamubabariye umunsi wa none wakibaza ngo nukubera iki Neti Murava nyuma yuko imanya makuru gihe kirekire yaje kuza kwisanga yamajije gutangaza uko ibintu byumva akanabitangariza ku kinyamakuru cyabwe n'umugabo we numvishijemo ibintu bikomeye cyane Jihad yamajije guca akarongo gatukura yaciye akarongo gatukura yaba yishingikirije iki Jihad mwana wa mama wishingikirije iki nyuma yuko wise umuntu ngo ni DJ Mifupa wananangiza ukavuga ngo umwana muto yasambanye na se bitwa nyuma yuko bamukumiriye kuzi wabo yamajije kugira umujinya avuga ati Jihad ngiye kubaga nta kinyu yari kasuku muri rib ko Jihad akifatanya n'uwitwa nde DJ Brian akamusubiza ko DJ Brian akaza mu gahinda gakomeye cyane ari kurira yo kwarika uyu munsi amajije kwerura aravuga ngo ngiye ngomba kuzatega rutema ikirere nkajya gushaka yago ndagusuje kandi ngo hayi ikaze wowe ukunda ukanakurikira ibiganiro bya View Nation TV nizere ko mumeze neza nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza amajyepfo amajyaruguru burasirazuba n'uburengerazuba n'umujyi wa Kigali no mu ba diaspora mu bihugu by'amahanga babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko abakunda bakanakurikira ibiganiro bya View Nation TV nizere ko mumeze neza utameze neza umugani w'abandi uyu munsi biranga ejo bigakunda uyu munsi uri hejuru ejo ukaburi hasi ariko ntago iminsi yahora isa niko biba bimeze uyu munsi rero ntago twaje twenyine ngira ngo muramukumbuye ntago mumuherutse amaze iminsi atabahereza adapfubura inkuru nkuko bisanzwe uyu munsi rero yagarutse ntago njya muvuga murabimenyereye hari uburyo yivugamo nge ntashobora kandi n'umuntu w'umugabo nta muntu uvuga umugabo kuko umuhereza umwanya ku ijambo ryo ararihorana ariko kandi hano niwe ni mu rugo nyine ni home so tuguhaye ikaze rero urakoze cyane Zebra Switch ngira ngo mbanze suza abantu mwese mwakomeje kugenda mutwereka ko mudushyigikiye by the way nshimira abantu bakomeje kutwereka urukura nanone banyeretse kuri Benoview ngira ngo mbibutse ko mfite channel ebyiri nyuma yuko yitwa Up Trend namajije kuyigurishayo bakarangira bananyambuye ariko uyu munsi wa none Imana ariko ngiye kundemera ngira ngo wenda indi nkuru muri zo Benoview imaje kuzibumba 40 cyo ikintu cyiza nakwiye kuba nishimira ndetse yujuje 40 n'indirimbo nayo yamajije kuzuza views 40 mu minsi ine gusa urumva ko ari ibintu byiza cyane 40 abasabu 40 views 40 ni ibintu nagakwiye kuba narenze ingoye uyu mwanya none rero bitewe n'agahinda nifitiye Zebra Switch watewe n'iki uze kuza mvuga bya bintu byo kuvuga ngo ndaza kuza nibwira abantu ntago uri buturagurike mu biganiro by'inyuma ko nivuga buri munsi ariko uyu munsi wa none ndagira ngo rwose nze kuza ndeba izi nkuru ziri kugenda zipfubywa ndebe ko ari ikintu nakora muri wa musanzu nihaye yo kuvuga ati nshobora kuzipfubura rimwe na rimwe bamwe bakazukuramo wenda ibyabafasha abandi bakaba bakuramo wenda inyunganizi bitewe nuko wewe ubyumva cyangwa bitewe n'ahantu uherereye uyu munsi wa none Zebra Switch naje kugenda ndeba ku mbuga nkoranyambaga nari maze iminsi nicecekeye kuko nari nibereye muri promotion y'indirimbo yanjye bita No Problem nakwanye n'abaraperi muri rusange ndangije ngiye kubona mbona ku mugoroba w'iki gicamunsi nagiye kubona cyahise mbona uwitwa DC Kerema aratuwitinze ngo buri umuntu bita Neti Murava yifitiye uburwayi bwo mu mutwe ngo iki nako yabakoze bigize icyaha afite ibimenyetso ninza kuza kuvuga kino kintu cyo kwitwa Neti Murava afite uburwayi bwo mu mutwe ndaza kwifashisha post y'umuntu bita DC Kerema cyangwa se umunyamakuru kuri DC TV wagize cyane avuga ati mu rukiko havuzwe ko raporo ya muganga yagaragaje ko Neti Murava afite ihungabana entre parenthèses uburwayi bwo mu mutwe hanyuma wowe urangije umutije kamera na mikrofone ngo navuge ko nta kibazo afitanye n'umugabo we kandi umugabo we afunzwe ashyira akayemoji ko kujenga amarira aravuga ati bro kuki muri abagome koko ashyira akabazo muzi ko muri gufasha inshuti yanyu gafaranga ariko muri kwica Annette Imana ibababarire ubwo yavuze bande
ahangaha umuntu bita disikirema bitewe nuko afite ubushishozi ntabwo ugeze amentioning umuntu, ariko naje kwikoza muri comment abantu bagenda bakeka uwo muntu. Mbere yuko twinjira muri comment rero nagira ngo mbanze nkubwire ikintu kimwe ngiye kuguhishurira. Uyu munsi none bazanye kanuni yo kuvuga ngo zadukora inkuru, ariko izo nkuru kubera ko nyine bashobora kuduhamagara muri za ribu na hehe, ntabwo tuzadutangaza umuntu reyeruma cyangwa se ngo tuze tumuvuge mu mazina. Tuba tubicisha muki mu marenga, weho niba ufite ubushobozi bwo kwisobanurira wisobanurire. Uyu munsi none rero tukijya muki, tukijya muri komanteri muri komanteri ya mbere misengwaho hari umuntu bita emusinariyo yavuze ngo muvuge uwo bive mu nzira nimuka bice ibibi. Nawe ikinyarwanda cye turumva urwego rwacyo. Oya ngo nimuvuge, yavuze ngo muvuge uwo bive mu nzira nimukabika ibibi. Yego tuvuga ati nimuvuge bive mu nzira nimukagire gute, nimukabika ibibi. Nkomeje hasi ngenda ndeba gake gake, ubu ni kugira ngo ndebe ko wenda hari umuntu bashobora kuba bamentioninzemo hano. Abantu benshi muri comment ayiwe binze bite, ntabwo namuvuga mu izina kandi ari comment uri gusoma. Ni comment, soma comment, nta cyaha bigize. Seko naba ngiye kwangisha umuntu abandi, kandi waba usomye comment n'ubundi bamwanze bambibonye. Nese niwe wayanditse. Yifate screenshot uyibike zakurengera. Hari wavuze ngo sinzi impamvu Sabius wa mugabo usa n'inkono ndi kubakeka, ngo sinzi impamvu ngo Sabius na wa mugabo usa nk'inkono ngari kubakeka. We yakomerekeje. Nibire muri comment. Ariko nanze kubyinjiramo kugira ngo yakomerekeje pe. Nge narwo nshobora kujya ngo mvuge ngo umuntu asa nk'inkono. Kwita umuntu ngasa nk'inkono. Undi nawe witwa Diane 2021 yavuze ngo nta wundi ni Chita na Sabius. Ariko nta nabandi wakeka. Nawe urabyemeza? Ndakeka. Kuko nibo nshuti za gafaranga honyine. Nashyira nama ura mugore yayigira. Kuba yajya gukora ikiganiro se kuri channel yiwe kugira naho ubwo budolari abwinjize. Uwitwa Mr King P niba ari fili iwe yahise tagging witwa Julius Chita Magic. So rero ari kintu giye kubwira ari kimwe Zebra Switch. Ngira ngo wenda mbere yo kuno postiza abantu benshi batangiye kugenda bibaza bati ni ukubera iki uwitwa Annette Murava y'amanyamakuru ku munsi w'urubanza, ni ukubera iki uwitwa Annette Murava umugore agafaranga yavuzwe ko ariwe watanze ikirego muri RIB. Uyu munsi wa none kijyanye n'ihohotera rishingiye ku gitsina, uyu munsi wa none akaba yaravuze ngo urubanza rubere mu muhezo. Nuko baje twumvisha izindi nkuru zivuga yo kwitwa Annette Murava ashobora kuba yaragiye gusaba imbabazi ngo uwitwa umugabo we gafaranga bamubabarire, ariko ngo bikaza kugaragara ko witwa Annette Murava ngo ushobora kuba byatewe n'igitutu yakijwe n'abafana cyangwa se akaba wenda yaragize ihungabana, akaba ariyo mpamvu batahereje agaciro ayo makuru. Ibyo byose byavugiwe iki ku mihanda. Ni ukuvuga ngo abantu bakibaza impamvu Annette Murava yaje mu rukiko yambaye nk'ininja, yambaye ahantu hose udupfukamunwa, asimbuka ataruka nk'ininja za zindi mwagiye mubona mu mafilime. Ni ukuvuga ngo kumufata n'ifoto byasabye kuba bakoresha speed, niba speed shata babyita ngo iki ziri hejuru, kubera ko n'ubundi ngo yasimbutse nk'umurabyo. Uri kubyumva? Abantu bakibaza ngo ni ukubera iki bafashe umuntu bita gafaranga bakahita bamukatira iminsi 30, kandi witwa Annette Murava arakomeje kudahwema kuvuga yuko wiwe yagize gute, yamubabariye. Tukira aho ngaho ngira ngo wenda nyuma y'igihe kirekire Annette Murava na gafaranga cyangwa se gafaranga family ni inshuti z'abantu bita Chita n'umuntu bita nde Sabe. Nubwo witwa Sabe yamajije kwivira mu gihugu akaba yaragiye hanze y'igihugu bitewe nawe nuko showbiz yamushaririye, urabizi nako tuzaza kubigarukamo akabasha kugira gute guhunga nk'abo nk'abayago n'abandi bose. Uyu munsi wa none twabonye uwitwa Chita yaraje no mu rukiko. Ngira ngo abantu mwabonye video ya trendinze cyane. Chita uwitwa Claude imwe bakunda kuvanga arahubagurika uko bavuga, uwitwa Claude burya ngapfa guhagurika ngo ninga kimwe na Faxman original. Nago urabizi neza ko bamutunze kamera, twamubonye aje ku rukiko kandi nago yaje gufata inkuru. Nago twabonye rura rukiko uwitwa Sabe arucuruza nkuko byari bisanzwe. Bishatse kuvuga iki rero? Urumva ko ari inshuti za hafi yanze kugira gute kumena inda
la familia kandi babayeho nk'inshuti. Uyu munsi wa none wakibaza ngo nukuba cyane Timurava nyuma yo kwimanya makuru igihe kirekire yaje kuza kwisanga yamajije gutangaza uko ibintu byumva akanabitangariza ku kinyamakuru cyawe n'umugabo we kwicano yabo. Byaba kubera iki? First of all akeneye amafaranga ashobora kuba yava kuri yacano yabo. Ikindi cya kabiri akeneye wenda kuba gukora icyo bita cleaning cyangwa se kubyabavuzwe kuba yagira icyo atangaza kubera ko itangazamakuru ryari mukeneye kugira ngo nabagire uburyo avugaho kuko urumva bavuze ko yafungishije umugabo nta kintu yabivuzeho umugabo baramukatiye nta kintu yabivuzeho just akeneye kuba yakirininga nk'umuhanzi kuko nawe n'umuhanzi akamenya uburyo nawe agomba kugira gute no kubwira nabo barokore biwabo kugira ko kora bizi ko ari umurokore. Ikindi cya gatatu rero hakazamo akabazo k'abantu bakomeje kugenda bakeka kwitwa Sabe cyangwa se tumwe muri abo bashobora kuba ari inshuti ze zavi zamugira inama kugira ngo wenda aze kuza ko ari twaye muri icyo kibazo gute kuriya. Abantu ntabwo byaje kubashimisha ko abantu benshi muri comment baje babaga ntabwo bigeze bishimira ko witwa Timurava yaje kugikina avuga abatamushinjije depression bagiye bamushinja yuko wiwe ashobora kuba nyine ari kwakwiriza ari yamarira y'ingona. Uri kubyumva abantu bagiye babivuga uko bashatse. Uyu munsi wa none byaje no kuntera ikibazo ndibaza ngase koko uyu Timurava araza kongera gukora ikiganiro cya kabiri ko YouTube yorabizozaho wakwibaza nanjye nkakubaza kwishobera. Abandi bakomeza kwibaza baravuga batese uyu muntu bita Bishop Gafaranga namuka arekuwe akareba filimi ziri gukinirwa hano hanze wazazakira gute ko byanga byakunda nawe ngo yari yaratanze itegeko avuga ngo ko ibintu byaho n'amayobera matagatifu ngo yaba kuri RIB yaba hehe nta wundi munemere kuza kumureba usibye nde umugore wa Timurava murakino ku station nta muntu wemereye kumusura kubyumva zo nkuru zagiye zitangazwa n'abantu bose bavuga twagiye kumusura barabyanga. Bishatse kuvuga iki rero iyi nkuru yabo iri mu rujijo ariko none nkaza kwibaza nese depression yatuma umuntu avuga ibintu wenda atashaka kuvuga wenda akavuga umuntu neza kandi ari umuntu mubi kuri we. Sinzi mba bari depression cyangwa bari kumushyiraho pressure abamushyiragaho pressure batumye akora kira kiganiro. Iyi nkuru rero ntabwo ndibukomeze wenda kuza kwitindaho ariko just ngira ngo wenda ikintu gihe cyambere numva nuko wenda niba Timurava koko niba yaramaje kuba witwa Bishop Gafaranga yakwiye no kumufunguza kugira ngo byibura baze batwereke koko ubwiyunge bwagize intambwe butera bwagize ikintu bugirira gute bugeraho kuko abaye hari Gafaranga nibwo twamenya ngo imbabazi zaratanzwe ese nyuma y'imbabazwi byagenze gute kubera ko yaba hari ese bakomeje kubana ese bakomeje gutera imbere ese bakomeje nayandi makimbirane yavutse kuko n'ubundi kamemu ntekereza ko wenda leta y'u ntago ishyira imbere guhana ishyira imbere bo gukosora ubumwe n'ubwiyunge iyo bagufasha bakakujyana wenda mu nkute nye ntago bagira ngo wenda bagira ngo ubone witekerezeho ntago just kugira ngo bakubabaze cyangwa se bagire ikindi kibazo bagukorera. So Zebra Switch rero nanone niba mpamvu ngubwiye ngo no joro ryaje kumbera rirerire cyane naraye nicaye ndimo nkurikirana ibyabereye kuri live yatumiweho uwitwa Dumba uwitwa DJ Briane n'umuntu bita Kasuku Jeski za mipangu ndetse n'umuntu bita Aisha cyangwa se inkindi ayi Rwanda kuri social media isizi ebweje ariko numvishijemo ibintu bikomeye cyane ntago nari mpari nibihe byagenze gute banze cimire Briane nsigaye warahindutse utazishaka kugendera mu bintu by'amatiko umva korega yarakiriye agakiza yakiriye Yesu yakiriye agakiza cyangwa yakiriye amafaranga Briane afite cyane kumwinjiriza amamiliyari we ngo ushaka kumufunga asize imitungo abayeze kubihu erega byo menya ko ibintu by'amatiku bibamo ibyaha byinshi byanga byakunda rero ziba zizakudoda rero nibuzi ko zizakudoda wifitiye imitungo ariko mutagira ubwoba bw'imitungo yo bundi ninde akasaba mugani ngo agakiza nta muntu urumva avuga ngo agakiza ngarambitse hasi se ariko nanone yaranakakiriye twese turabizi yarakakiriye arameze neza nubwo nakomeje kubona muri campaign avuga ati nyiraza agira umuntu yakumbwira ngo ndumutinganye ibyo bintu nabyanga kubi wasanga afite yabindi ba breakinze ni wasanga agiye gukora igikwe kwa kundi wabivuze tukabona Briane breaking news nabwiye ngo nza breakinga uwitwa DJ Briane agiye kubereka shiriwe vuba hanga njyaba yabimbwiye mu gikari kambwira ati ngiye mugende gake gikudutamo kandi ubukwe buzaba burenze ubwa Kiramani oyase Kiramani gabura ngo nicyo cyamamare cyambere cyakoze ubukwe bwa danje atari uko nabandi batabukoze ariko ubukwe bwe bwisanzemo abantu bose mu gihe hari ubundi bukwe kujyamo byasabaga invitation yego pe nabo numvishije ngo bazaniga amabonsa harya bwa wa wundi wigira umupasiteri bamwita ndi w'umukobwa ngo umupasterine sinumvishe ngo harimo amabonsa mu bukwe bwe
wigira umupasiteri mwe makaca yasohoye mu nzu Pastor Mutesi pora kwa Pastor Mutesi ngo habuze gato n'imbunda aragiye kuzikodesha Vaxman mu barateruye bajugunya hanze Vaxman ngo bateruye nk'ibyombo banaga mwiba so nyuma yuko rero umuntu bita Jess kuza mipango witwa Didumba n'umuntu bita DJ Brian bicaye babona ko ibyo bidakwiye ko komeza kuvugwa cyangwa bidakwiye komeza kubaho bashatse kunga umuntu bita Jihad n'umuntu bita Kasuku nyuma yuko amaze iminsi bakozanyaho birangiza rubuze gica ubwo witwa Jihad yaje kuza nyuma yamara kuza akahita avuga ati nge nana rimwe nziyunga na Jess kuza mipango ati ubwo ari kimenyi ati nge nabo kageze mu Rwanda tuzesurana oya kwa DJ Brian na DJ nani Jihad yamaje guca akarongo gatukura yaciye akarongo gatukura yaba yishingikirije iki Jihad mwana wa mama wishingikirije iki nyuma yuko wise umuntu ngo ni DJ Mifupa wananageze ukavuga ngo umwana muto yasambanye na se muri ya system nakomeje kubabwira ngo kuzajya bakora ibiganiro babicisha mu marenga ariko yarangiza akavanga ibiganiro byabereye imbaraga nta zindi mbaraga Jihad yaba afite naga tekinike gashyashya ko kuvuga inkuru zitakujyana muri RIB ku buryo bavuga ngo umuntu naza mu gihugu muzesurana ejo kavuga ngo ni kanaka ngo ni Mifupa ejo bundi ukongera uti rwose buriya papa bebe yaryamanye na bebe uwitwa Jess nyuma yuko bamukumiriye kuzi wabo yamajije kugira umujinya avuga ati Jihad ngiye kubaga nta kinyizo niterime tekinike bakoresha aravuga ati ngiye kubaga noneho kandi mara kubaga byanga byakunda umwe muri twaraza guca bugufi keka yabarinde ngira ngo rero bakomeje kugira babiharira live yamaze amasaha 5 bashaka kugira ngo biyunge uwitwa DJ Brian n'uwitwa Jihad nani n'uwitwa Kasuku n'uwitwa nde Didumba kaza kwongera mu witwa Isha kuko abandi bagiye babamagara kuri live bagatinya ngira ngo uwitwa Fagisman original bamamagara atinya guma muri comment bahamagaye umuntu bita DJ bakorode bose bashaka kubazamura ngo banze babahane biranga avuga ati twe turabazi zo live zanyu nta muntu hubagurika ngo ugomba kuzizaho kuko burango nibo bagutegeye ngo ushobora kuvuga ibintu kandi harana editing ibiri buze kuza kubamo reka ubyo avuze abari ibyo ngaba ari ibyo ngibyo nuko rero Gasuku ati ndaje mpana nyuma yuko rero DJ Brian yaje gukomeza gutakamba avuga ati mumbabare mu nyunga n'uyu muntu we yaje kubikonfirma avuga ati ngewe Jess kuza mipanga kigera mu Rwanda nzahita mwerekeza muri RIB tayari Kasuku muri RIB kubyumva nza kuza kwibaza nese bano bantu badashaka ubwiyunge bashaka komeza kugereka buri twe bitumara iki muri society ahubwo muhereza akabaya na Jihad twe itumara iki asira ni show busy nkaza kwibaza ngo se mwese ko mukora show busy kubera iki ubundi mushishikazwa no kuvuga abantu nabi cyane kandi mwakwiye kuba mufite ibintu byinshi mwakwiye kuba muri gukora first of all mwakwiye kuba muri gupromoting the young talent yego barahari secondly mwakwiye kuba gushaka imishinga yakungukira abahanzi n'abandi bantu bakora show busy kabone ko muri bamuvuga ngo show busy ngirimo ubukene yego mwakwiye kuba muri gutanga n'ibitekerezo byatuma na leta by'ibimenamo n'agatubutse ariko umunsi ntabwo turi kubibona ko n'ubundi se leta ni gatama tuzi ko hari ingengo y'imari ya leta ihaba nakubwiye breaking ya mbere no breaking ya kabiri nkuzane no kwitwa DJ Brian agiye gutega rudemi kirere akajya gurana Yago kujya clearing ibintu byinshi cyane nyuma yuko uwitwa Yago yaje akabaga nta kinyanguresheje za terime tekinike bakoresha kuri za Twitter na za Facebook na za TikTok ndetse no ku Instagram yarangiza uwitwa Jihad akifatanya n'uwitwa nde DJ Brian akamusubiza ariko DJ Brian akaza mu gahinda gakomeye cyane ari kurira yo kwarika uyu munsi amajije kwerura aravuga ngo ngomba kuzatega rutema ikirere nkajya gushaka Yago ntago mbizi ejo nejo bundi buryo umuntu avuga icyo cyo cyamubabaje ngiye nkiyunga na Yago ngiye bikanarangira kandi Yago upon that natwe tukakubwira ngo DJ Brian namukaraje i Bugande ugomba kwicara nawe mu kiganiro mukagira gute mukatwereka urukundo nk'urwo mwatangiranye guhera na kera Jihad arabo wande bamajije kumwipakurura hari icyo tumva maho ngaho niba mucuti we DJ Brian wajyaga amufasha imihanda amubwiye ati nyabuna ngwino duharura inzira kabyanga ubwo wasanga agiye gushaka abandi wenda bakorana bakajya bifatanya mu kujyanye no kuzibura dore ko ngo bira bintu bigira bisaba kuba ufite team sari bina Godfather yagiye guhabura umuntu ntago aza wenyine hari abandi babare mu bitugu inyuma bagenda bamujomba mu tuntu two kumwoshya bamwoshya mbibutsa yuko witwa Godfather we membero y'ibi byose niwe muntu watangiye kuzana ibintu byo kuza kwirwa batukana kuri social media azari byitwa space
urawe se noneho kataba mu gihugu n'ubundi ngo arigenga ngo aritegeka igihugu cy'u Rwanda nta hantu na kimwe wagikwepera. So ibintu baza kutugeza ku musozo w'iki kiganiro kugira ngo Zebra Switch ndetse n'abandi bantu nyarwanda dukwikiye muri rusange twagakwiye kwicara tukavuga ngo ese niki kintu kizatuma showbiz nyarwanda iza kuza kuba clear to the people. No kureka ayo matiku ariko burango bifu zahozeho ariko bifu za kera ntago ari zo zuba harimo no gukindagurana hazamo no kumenagura muka usigaye ugenda wihishe ariko kera rwose umuraperi yazaga agasubizanya n'undi munuza mu ndirimbo bikarangira ariko ibyo none se urumva weho ari nkawe Zebo tujye dukomotse dukome n'ingasire uyu mwanya wa none uratwemereka amakosa yabaye da yamaje no kugera hanze wagakwiye kuba urimo gusuzugura inzira y'ubwumvikane ntago bibaho jihadi ntago tuziranye ariko yicare rwose yitekerezeho kujya binarangire kuko niyo rufunguzo rwa nyuma. Yego aramutse birangije n'ubundi byagira gute ndeta birangira reka mbibwirira ngo mujye kwa Mazare Metaforming and Fabrication Limited wono umukire wanje wibera no ku Gisozi uko bijyanye n'ibisenge by'inzu ukora utuzu two gutwikira imodoka kugira ngo irangi ritangirika ndetse n'izuba rye kukomeza kwikubitagura cyangwa n'amawuheza ikindi none akaba akora imashini zigiye zitandukanye agakora inzugi agakora best cyose kijyanye na metal aragifabricating akaba anagikora uwo nawe bamwita Mazare Metaforming and Fabrication Limited ni mu muganiro kugira ngo abafashe kinibabwe ko uwitwa Rujama Forest Shop no mu gika Free Zone abafite telefone za Samsung iPhone zimeze neza kandi ku giciro gito n'amagisosori yazo yose kuri kamera twe turi kumwe na Zebra Switch ibigano byacu byo nakagaruka ciao ciao. Come on,